Yewe we. Teresa we. Tere. Yewe Tere. Wina Tere babarira ngwino nkwereke. Ngwino nkwereke muri mbere. Nandi bushobora kumanuka ngo. Babarira uzakwereke. Wala wewe yasha ngwino nkwereke. Ngwino tambuka neza nyine ngwino hano nkwereke. Yewe Teresa aho yahumura. Kandagira neza gihagarara hano. Tere. Genda ujye imbere umzamura. Kandi undorere mbabwira ukuntu mwabyibu. Terenge ntukajya umbanga mu buse muzamura ubundi yo kwizamura byakunaniye. Burira uzamuka. Ariko shayo. Atagatsindwa n'Imana ariko se. Sinabikubwiye wowe. Ngewe ntukazajya ubundi ruba rubyibuha mu bice gaho uzamuka fata akaguru nyine uzamuka. Ako ubone ngo Mana yibaye abatanye cyo gapfa. Usura kunyerera ariko ngaho uzamuka. Urumuru nini ubundi waruba rubyibuhirije. Uzamuka ruguru. Kaze muzamuka. Nose sindi kuruzamura. Ikirere kimeze nabyo kumanura kanza nagateye ibigori tuzabitera ryari ko ndeba ko imvura iriho da tuzabitera ubona nta n'imungu nyinshi zirimo da abakobwa bakowe koko ubucabiranye igihe yagendeye ubu koko ku mana yanjye akashobora kuba asigaye agira urugomo atenze nzabivuga ntabwo ngewe njya nywera bisi ubwo cabiranye nta nubwo abareba ko amasaha yakuze koko saa 5 zigiye kutugera twagira ibyo dukora ku mana yanjye ariko Imana irihangana cabira igihe wagiriye kuvoma nibwo ukiza sekonda wirakaye urumva ibintu uri kumbwira urumva rwose uricaye nta kibazo ufite ngo igihe nagiye ntago ndi gutoranya ibigori byo gutera n'ibishyimbo nese ibyo bigori byo gutera kuva mu gitondo uracyabitoranya reba aya majerekani mvuye kuzana epfiriya mu gishanga aguzukuza ubyunsetsa wagiye sanga ntago wagiye saa moya ubu turi sangahe reba amasuka ahantu wayataye kandi mama yari yakubwiye ngo uze kubitunganya mbabara ntunesha umutwe tere umva nkubwize ukuri niba ushaka amahoro amahoro nanjye uburenge wirirwa hano muri rugo ngo rwose ngo ninge ngo batetse ngo nogeje ibyo woza ibyombo se umunsi wose noneho gutoranya ibigori amasaha ngahe ibi nabyo bigomba gusubirwamo bisubirwamo nambe niba ari twabana papa na mama bafite ngo nuko ngagukunda se ngo uri umukobwa sawa ndabimubwira nanjye umwanzuro umfashe nta biryo ndi buguhe ninjye ushinzwe ibyo guteka udafashe isuka ngo ujye kubagarara ruzi bakubwiye ako tere none bafashe imyanzuro ngo ibiryo ngo nabiryo mba none nanjye sinyaguha no mazi ndebe icyo bitekera yara nakitse amako yo kujya kwivomera ndi fatije kandi ujye kuvoma ndajyayo ariko nanjye mama yagiye ku isoko gucuruza bya bijumba kugira ngo tubone imibereho ariko nk'umwana mutoya kuri njye ntago uba uri kunyumva kuki utanyumva maze tugashyira hamwe ese ngewe ntabwo ngewe mba nivunikiye none se umuvandimwe wanjye
komba tuba twagabanya imirimo ababyeyi baba baraduhaye hari ikibimba nagukoreye wagiye ukabagarara ruyuzi mama yaza ko shaka no kutuzanira bandi urabiyobewe umva bandi yanajomba nawe uri kumbeshya yego kumana yanjye urumva nawe ngiye nsanze uri kumbe ntago nakubeshya mwe urumva nakubeshya none ukanzenya jyane mu nzu mite njya kuvuga gira vuba ahubwo nanjye reka nora ariko noneho nijye uratwara nyinshi ndaguha nyinshi ntari nanjye reka noranjye bino bigori sawa ndebe ko yaza agasanga mbisoje ejo akazabitera erega ndagukunda nuko uba ushaka Sere kuko na ubu mbeshya shaho cyangwa uri kugira ngo njye kurubagara hoya nago nakubeshya n'ukuri fata isuka ahubwo ugende none se ubundi kangeyo nari kandi buke ko nazanga zidafite inusi kandi nyumvire Tereza ubu se uterereka ngwe ngiye kubagarira uruyuzi ndahita njya no kwahira nari binge ndatundurira inka tugabanye imirimo rero sawa nta kibazo nari umuntu uza mu isoko atuzaniye utuntu dushyashya nk'aka kantu yakabonye amaze gusobanura na ya mishinga yo kujya i Kigali mbanza tuzajyayo da cyumva ko nigenje ese ndarubagara we ndaruhera he koko bako navuga nshaza harahubutse cyumva tere iyo ntabwo nyiguhasha nayo nguha pe bako nguha kuri buri kamwe nyakwanye nayo ni umunsi niyo yabo wenda we kuntu haba hari ibihazara nabandi kubagarira iki nta gihanzi yeweka we Tereza we babarira ngwino nkwereke ngwino nkwereke bana ndi bushobore kumanuka babarira uza nkwereke oya sha ngwino nkwereke ngwino tambuka neza nyine ngwino hano nkwereke yewe Gatereza aho yahumura kandagira neza gihagarara hano Tere uyu munsi ugiye guteka ibishyimbo n'imyumbati Yesu we konge twari karakuze maze wikangiza mama atari yaza tukamwereka nawe uri ibintu byose nuko byereka mama ariko baye bagiye ko mama ari warabihinze gusa turusanga ngiye kukibagarira kireke kihisha aho kabyinire Tere ahubwo Nese kino gihaza na Adelina wowe. Nese Adelina si yaje. Urabiyobewe. Na Adelina. Iyo ndimbo naguyize. Use wayibwirwa ni. None se woweho iki gihaza turirimbira igihaza Adelina mwiwe. Aho tugishira. Baturanyi bacu babibagiwe. Bafiri. Urabibagiwe. Nawakubonye isa. Nawambonye se bagiye kubona yende gutora ibigori. Ka tukiririmbire rimwe nyine. Bashauri igisore. Urajya mama we ntabwo ari igisore. Asamuka agenda kanibagarira. Kuba nkweretse inkuru nziza nta nubwo binagushimiye. Nese ntabwo nagushimiye. Ahubwo mukaye ko numva uri kwituka. Voka zacu ntabwo zayizera. Ntabwo zirera ma. Gaho zamuka agenda. Ndahaza genda ujya imbere umzamure. Kandi undorere mbabwira ukuntu mwamubyiwe. Terenge ntukajya umbanga mu buse nkuzamura ubundi yo kwizamura byakunaniye. Urira uzamuka. Ariko shayi atagatsindwa n'Imana ariko sinabikubwiye wowe. Ngewe ntukazajya ubundi ruba rubyibuha mu bice gaho uzamuka fata akaguru.
fata akaguru nyine uzamuka zamuka ako ubundi njye mana yitwaye abafu utanyicaho gapfa usura kunyerera ariko ngaho uzamuka uruntu runini ubundi waruba rubyibuhiriye gazamuka ruguru kaza nguzamuka nose sindi kuruzamura ntabwo nguzamura tukirizwa n'ubusa rugenda urwo gutoranya mu cyana n'igitenge cyamamura gisigara terera kuntu tubigiti kinyita ku kibuno pore sawa ugaho genda ngenda gutora runurungana kuragusa rutazi cye bandurira abahu hewe kurubona rungana kuragusa nta n'umumaro nza kurya gihaza weyuku Ako tabira ye wandije wa muhoro nkajya gutema ya makoma nkaba mayiziranga nkakwiri kwa akoze ubu inka zirarya amakoma none kwanze kwahira urwo rubingo ngaho dore nguriya hari yagenda ubufate yenda ujye kuza ahubwo tere ushatse wazitemera n'umutumba nawe uriya yakamwe ejo bundi tuyihe imitumba akose ubwo amata bundi afashe n'adafashe byose bitemwe imitumba ngituma amata adafata ariko n'ubundi se sitwe tuyanywa akuse twibagiye ko Kamari yabwiye mama ngo ajya muhera turimwe ngaho nyobira mutangiye kuyagurisha n'umuyagurisha tukakomeza tukagwingira none tuzatera imbere wibagiye ko mama mva oyawe zikunda ko kamagarara kagira inkuru rero we na papa bari baraganira ngo bashaka ko tujya i Kigali Tereza we nguko iki Kigali hoya hoya ahubwo we barabigurisha kubera uri muto ganyumvira tere none se ngutse ko mwibiye kandi umunwa wawe warakunaniye ngiye kubivuga hano Kigali tuje kandi gende nago nyaguhaye yose kubera iki kubera umunwa wawe yaga nago nzabivuga bimbi Museni urabise ko afite yemereye papa na kuzakujyana i Kigali bakamamufrangira ntabwo nzongera guhinga yabona nanga kuza mu murima kugira ngo uzagende usa neza nongera kuno nzagenda mfite amagatere nari ngiye ko maze kuba inkumi abasore bazamvugisha uza abasore b'Ikigali ko bari kwa amafaranga Nitene ngenda nabiretse nanjye guhinga ntabwo ngihenze urabiretse ndabiretse ntabwo rwose nose we nanjye bya bitono nabyo tere wambabari ahubwo gipikire va mama mukaya ataho nyumve gare kabase nere kubagara zabanjuze ko zirya wenyine yego kandi nataze voka yego ya uram ngagenda bagare hari asigaye urana ko ari hano kandi buka no gucura ubingo ukanyumvira sawa ngagenda ubutemerizo nk'umutumba n'amakoma sawa rero turi ku sawa genza sana amazi sawa Gonda gutambira mu kinimba mu gisirimba mu gishakamba kuko wangiriye neza kuko wangiriye neza kuko wangiriye neza kuko wangiriye neza gutambira mu kinimba mu gisirimba Tereza we afite uraro kugajana ariko tere nafurana ninaguchiri ngamakoma Chabiranye ndakanye kuzonyabiza ku musozi ariko tere nawe ndakwiye nenda kujyana kwa kamasaha kuza ndetse bagiye ko ngiye gukora nyine ugiye gupfukira ijumba se wangiye guhinka ariko gose tere ayo makoma aragaburira inka koko none ko wanze kwahira yagenda uzihe sawa
ndarangije zirabuzwa ndi munyakazi Bana yanjye n'abasaza wanjye nkunda ako tere ariye mba ndi kureba abantu benshi bakunda ngo i Kigali ikintu nkundira mu cyaro mba ndi kureba iyi misozi yose amavoka imisozi hose mba numva dufite n'akayaga keza n'izuba rirava ibintu byose Kigali ubundi tuba twirukira tuba tugiye kugerayo shangazi nasugiye mbaza aho ngiye mbaza uri mama uri kakurinda ariko si ubwo kuba ugiye naza aho ugiye ubwo nta munota washira tutari gushwanishwa ntabwo ari uwo bitera ubundi reba ukuntu mbaza umukobwa nkumi nta nubwo yakaraba rero we wihirikaga hariyugwa mu biki yureka ko ugiye kubwira ngo ubyibuhe nyaboneka amahano hose nzawa kwese nkano guruduhina ariko se waguze umuntu izo hinara wazikuye he wasanga arawibye mama wagiye gucuruza ibijumba ese we yakuye fasha dafaroza nyine ndamuzi hararuguru kwa gahiye yamaye amafaranga ijana kagira inkuru rero inkuru ni itonde ubimbwira neza ukuntu waragiye ujya kwa dafaroza abizi ngo natwe tutadukeneye tugize nyine turaba reba nk'ukuntu mba nsareba wowe ukuntu buri gusa ako imyaka yanjye niyo ubona bigira ngo birakwiye ko waje kunca mu ijambo bakubwira sitari ukoze mbwira rero ndangije urabizi ko Mukamusoni ajya atanga guhera kuri 5 kuzamura no kubiva sibye ko rimwe ryacitse tuzacuruza ubugoro nyine nyina munda mwegera urabizi ko afite umusore w'ibogari Manuel numbwire yuko none ugiye kuba umukazana w'iwabo wapinge umukazana wa kiriya gicecu hakububona ndi umukobwa mubi ukacuruza ubugoro kandi tugiye kujya i Kigali yego gaho mbwira rero umaze kujyayo bigenda bite arangije ndamwegera ngo ati urabizi ukuntu ngira akarimi karyoshye Dafaroza agutumyeyo aguhaye ijana iryo jana ndakose kunca mu ijambo gaho mbwira nyine twumva ndagenda arangije ndamwegera mufasha kugosora amasaka yego arangije ndamwegera ngatanga ubugoro bw'icumi yego nsagura 90 urabizi ko none 90 yose wahise uyakoresha iki kubugoro izo ngizo zihina zigura senkani mu isoko nyane se jomba nakayo nago nenye ikintu ya 40 yego ni wanyimye susko kamwe kagura 5 ni wanyimye sawa umuhungu we akutu usko nibajya no kundoga nzaguhaho none se ubundi nk'abavandimwe nago ntacyo ubwo izo hina wasikuze nese ngenda winca mu ijambo kagira ingure uramihina ryase urabizi ko iyo umuntu agiye kuzamuka anyura ku isoko ho gatoya nayinyeye nagura na jomba naka namanutse ndi kuzijya mucecuru ndagenda muheza kavugaro bwe nasubwo ntago yabimenye ariko warasa uramucecuru utamenya nabuzukuru be ngo yari kumenya ngo ako rwose nawe tere uri umwana mubi ndakwiyamyereka mikarabe mucecuru koko ushaje genda ujya kureba ibijumba nagutaguriye ku nkoko watetse ibijumba kandi bibuke nucure papa mucure papa nuse tere ubu Dafaroza kuvumye akuvumye ko ari umukecuru kubizi ibyo bintu sinigize mbitekereza ahibaza kuvumye reka nkubwire inama rero muhigireho inshuti ujye ugenda umuzanira amazi babizi ko abuzukuru be baba musuzugura kure ujye umuzanira amazi nakuzamwe ngo nyakuzanire udaye kuri n'ikinebwe ibyo nakazi nakuvuma ugahera kwishyiga ugatabimenye nago yamvuma ari kwizera kanigire ibijumba wateguye n'amazi se ku mu gikombe ako se uri umugabo muri uru rugo ubundi sawa tere nawe ugira amahane ariko wacyo kunsakurisa wagiye sawa ako tere dore ngusigiye amazi yo gukaraba ntabwo wambwiye ahantu ugiye kwanza ariko no mungu azambarisha n'akarimurore rwose nawe mbwiye ubundi ubwo nagushonje umuntu uvuye guhingura ariko tere rwose mbwira ahantu ugiye nabonye no mu nzaru nabonye runini uri kudukoramo nazi mbwira ndakwiyamye no gusafi zamurikira tere mbwira ariko byambwiye kandi tere n'abantu yemwe abaza abantu Chabiranya yo Nezaite ari bisha makuru nako se noneho si ibyangwe ninjye usigaye nahaye ese ko mbona wewe
shange mba ndi gukora akazi none se nzajya nirwa mbungabunga nkawe udafite icyo ukora shaje ubireka hasi njye mba mvuye i Kigali mwana gushaka akazi narakubwiye ngo ujye uza ahubwo se ubu i Kigali usi uko nguko wigumiye mu cyaro abantu b'i Kigali se bambara izo nkweto za bodaboda ntariko uje kunubura woje urabona igura amafaranga angahe iyi ngo se yarenze 800 ese ko we wambaye ibirenge bimeze bite kandi iyo uzi Kigali twari kujya gushakayo na bodaboda zo kwambara ese we suri inshuti yanjye mwana uje kunyurira Fabio subira mu rugo iwanyu ubwo niba uje kunyurira ese ubuturutse hirya iriya kandi murankubwira yehe none izo nzinga ku mutwe mo kagira imana mwe wazishyize bute none ubwo tere burya wari witeze igitambaro ufite inzinga ku mutwe nase twa tuvuta watuguze ryariko tere so sigaye umisha sawa dore ibi byose ni iby'ikitana uyu nawe Kigali uyu nguyu nawe byanga bikunze tere usigaye wishyiraho ibyo bintu nazi utana Yesu icyo ni igice ndi kumva ye baba mani ushaka byose we nose tere aho ugenda rero ni njye usigaye inyuma mu iterambere nakubwira nose reka nkubaze tere icyo kintu wakiguze ryari reba noneho wari uteze igitambaro ufite inzinga ku mutwe uretse gato uyu muntu nakubwiye yuko avuye i Kigali nawe afite abamutamu wowe nose wowe niba waravuye i Kigali wowe ufite ikira mfite iki dore aka kantu urakazi kano kantu kandebe kano bakita ikofi ahubwo mureke kunze kuriza mbanze n'ifoto urabona yuko ameze neza tujye i Kigali tujye gushaka nanjye nkajya yehe none si n'indererwamo ni ikirori ndagana tere ujye kwibona nzakwigishe kugeza ryari nawe tere waretse nkareba aho ubundi biragutwara icyo ubundi kwireba gusara ubwo ndi gukora ahubwo kamwibuka mva mbanze mwibuka wibuke ko utahiriye inka kandi njye nazi none se ugiye he uyu muntu akabije ni we uje kumutwara uyu muntu akabije ubunyacyaro tujye i Kigali tujye gushaka ibyuki bigutema amafaranga ahubwo reka nigendere njye kuzana ishakoshi kere sawa ugiye kuzanira ni we uje kumutwara noje kumutwara tujye Kigali si Kigali ubunyacyaro ugiye kwahira inka ubu ibintu zabibamo nanjye nikamwa sinzaguha ku mata amata i Kigali tuyanywa tukamwa jamais ariko ubona akifungo tuba twambaye akifungo se uri ingufuri ukajya kwahira inka mwana uri inshuti yanjye ariko reka ntware n'utuvukoresha ndabizi wowe ugira amatsiko menshi utaza kujyamo ese tere kano wakaguze ryari tere usigaye umisha kandi ndi musaza ese turi inshuti urabona freshe isengira ariko ya maguti yanyataye ndi kuyabona sawa uziko n'indege azayigura ntumenye ikirere yaturutsemo imvura atamusaza wawe irakangamo sindi bukuzanire yahurute ni iki basi nzakugire uragenda ukansiga hano mu rugo ukagenda ukagura ibintu byose ukanampisha kandi ubwo ari wowe umunwa wawe uri buze kwibwira atinze kuza ndabibwira papa nyamara indege zayo mama bakigikiye ufite ikihe kibazo ndabivuga wasaze ibyari byo ntagaze ibyari byo ntagaze ibyari byo sinakubwiye n'indege uzaye tere aho wagiye i Kigali wabaye usiga uzi ko wabaye maraya urajyana kino cyondo twirirwa dukandagiramo sawa tudusiripu ubundi warutunziho uje tukajya i Kigali mwana gahima kabiri ntabyozi we anigendere nakubwiye ko ntabyozi n'indege uzayigura atazi ikirere gaho nawe genda mugene mwe mufitanye gahunda ako ntukajura sawa ndakwiyamye kandi sinzi ngiye kwahira nugera i Kigali ibyo byose bizagushiramo ujye wishima sawa nari kwishima nibyo bya mbere mwana sawa rero sha umva ndabibwira papa ntabwo njye nzabivamo nzajya nkora
Sabiranye. Oui. Wamagara ni witabe uri igiki mu rugo. Dadi nawe ugiye kumfatanya na mushiki wanjye. Dore byatsi byarakuze byageze mu nzu. None se nta mukobwa se wabyaye? Ndakubwiye ku mukobwa wanjye ngira gute? Ndakubita. Ubu marine burakwishe ngo burenge. None se ejo bundi kwagurishije ikimaso sinjye wacyahiriraga. Kuki utigeze unangura na bodaboda za 200? Ngo ngengi bodaboda. Umva reka nkubwire. Sibyo? Mu bintu utekereza ku mukobwa wanjye ugire gute? Inyumvira. Ura mukobwa se ubundi ndavuze ngo fermera bush. Sawa. Asoni. Komeza ubwira ibyo bifaransa nari. Ubu ko tugiye kwimukira i Kigali. Nubwo umarine bwa uzabujyana i Kigali. Ese tadi tugiye kujya i Kigali? Gajya kungurira bodaboda dadi. Bodaboda ndaza kuzikugurira. Ariko ibi byatsi ngire gute bibure. Nari bindabura. Iki kintu nkwiyamira wa mukobwa amaze kuba inkumi. Rero ko nafite inzinga ku mutwe. Ni inkumi agomba kwiyitaho. Sawa. Agomba kwiyitaho. Yumye kuri uwo mwana muto muri uru rugo ugomba kujya byose ugira gute ubikurikirane. Urabyumva? Inka se wayishakiye ubwatsi. Ngiye rwose nutanangura n'inkweto inkweto ndazikuhajya zigura ngaho si igihumbi 700. Ariko bitewe n'ukuri ni igihumbi inkweto ndabwira ko ruduna ukorera rugabire. Oya rwose dadi ganyumvira rugabire za senti. Rugabire nizigomba kwambara. Kuko ufite ibirenge aho ngaho bisazisha inkweto vuba. Nta mpamvu kwambara inkweto zigize. Tukoze umva garuka no nzahugura inkweto nziza zimeze zo tugiye i Kigali. Ariko ikintu ugomba kwirinda bambwiye ngo ufite agakungu. Oya nta gakungu mfite dadi nawe uri kumbeshye. Ninse umpropose ngasaba uko niko bimeze. Urumva ikintu ndaza gukorera ndagusiga kwa nyogose ngera kujya mu kabande. Uzasigara uzabanza ubwenge kugira. Rwose hoya mbabarira rwose mbabarira pe. Ntabwo rwose wansiga kwa nyirarutaza mbabarira. Ugomba gusigara yo kubera ko intaba waciye ibintu wayagaye. Waretse guhinda ko tugiye i Kigali. Urane nk'imvura mu kwa kane. Nyine niba tugiye i Kigali ntabwo nzongera nyine kugira agakungu. Ntabwo nzajya nkagira. Sawa. Sawa ngangwe n'ury'ibijumba nyine. Ibijumba se buriya. Uranda biryara. Nose ntabwo ushonje reba saa 7 zirageze ubwo se ntabwo yarya ibijumba. Saa 7. Mwana wa. Ndamwa gacupa nta kibazo. Sawa. Umukobwa wanjye se yagiye ko ntari kumwumva mu rururu. Yagiye nabonye yishyize kuri ngo niba ari ngo nisinzi ko nambwa ngo niba ari fresheri. Yagiye yajyanye na Fabrice. Niyo mpamvu nakomeje kumbuta uvuta duhumura. Yagiye. Yajya Fabrice undi uwo Fabrice uvuga nuwahe? Wa undi wo kwa Gakwaya hirya. Kwa Gakwaya. Uramwaragiye kundarura umukobwa. Sibyo navugaga se ntago ari byo navugaga wari kumushyigikira. Ubarengeye he? Bazamutse hirya ngo ushegwa amaze n'unota. Reka nkubwire Cyabira. Genda ucabiranya wirukanga. Ugenda umubwira agaruke. Nuwo mwana ngo ni Fabrice. Nawe umunzanira hano nkwereke. Sawa. Ndamukora mu matwi. Ubwo gwiki? Fabrice namukora mu matwi. Ku mukobwa wanjye. Ndamukora mu matwi. Genda wirukanga. Sawa. Kanihute njya kumureba. Sawa mwana wa. Sawa. Upa.